kano kazi ndagakora to. Kano kazi ndagakora kama mbaye ko byagenda kose. Kandi ngomba gutera imbere muri kano kazi. Ndagakora ewana. Bite boss? Zile ko mutarambiwe? Ayo na kibazo kazi. Wane wowe? Ewa Mungu nigiye kugutamo kabisa. Ndabibona kabisa. Ako service ya Imani yakomeje kunkoma. Oya service yanjye bari gahunda. Nese subizi ko boss anga kwebwe bundi nyina n'umushiriye n'umwana uko ni utumye nyine turi hano. Ntabwo twabura ko. Okay boss. Ewa kabisa. Uretse ahubwo ndashaka kunyina ngira faveur. Gute? Akanshaka gusa. Hari umwana ugiye kuza kundeba. Ndashaka kumuha service nziza ko mwakiriza ikibazo. Boss balance. Service nanga hari nje wa mbere. Customer wanyeretse. Ni indege ninjye wa mbere wari uri hafi kuri icyo cyose nyabona kabisa. Wewe wumva utuje. Nkungi utokete ngo yaraje. Nakajye nasaza n'ibitende. Ni wumva kuvuza n'akantu ka tip noneho. Njewe humura ibintu byiza ninjye bibarizwaho. Niko bimeze. Wewe humura rwose boss ntugire ikibazo kandi ubinkorere man. Enjoy kabisa bon appétit. Umanda ari gukora ikibazo. Nesta. Ndakubona. Mbega gutya. Kurusha se. Utanga ni Kurusha neza. Ahubwo ufana. Ubona? Ukomeza se. Ibisanzwe. Neza. Neza. Siko burya numiwe. Mera neza nicaye wawe. Kuri njye nawe byari byancanze. Mvuga ko ndi mu nzu. None koko biri seruje wambaye n'iniform. Senya ya mugambo yawe. Wumva bani bo ndagukenesha. Turukaga hariya nkureba. Ako nkimaje navani ntabwo ari wowe. Nawe nareba neza nkabona ni wowe. Byaje kuba seri? Ya. Byawe byo gukina. Ntukuri nanjye ndumi. Ugiye kujya ku ishuri? Ugiye kujya ku ishuri? Ndabona ko ibintu byose wabigize imikino. Cyangwa ariko ushobora gusaba wenda ari ukuntu wenda urimo kugira ngo unjijishe ari muri ba bashuti bawe bagutije kutwe. Nanjye nawe Munyakigali se ndi gukina filime wenda. Ndimo kugukina filime. Birasa nabyo kuko ntabwo nzi ko wajya ku ishuri. Kujya ku ishuri ntabwo wajyayo. Kubera iki? Ahubwo uyu muntu wagukorera ibi ngibi bakaba yagutije gutya yakwica. Birisa rese ugiye kujya ku ishuri cyangwa n'umuntu ugutije utwenda ngo urebe ko wenda niyo ukenera kujyayo uzabona ko bikubereye uzunyereke ko bizabikubereye. Ni umuntu nize kujya ko imbere. Ndabona nta kibazo. Aho tudukweto se twadukuye ubona atari twiwe. Atonye. Bagusirimuye. Ni kuriya abantu bakire biba bimeze mbega imineke iryoshye. Ubwo se wabonye ni rapotage bari badukorera ntsiko bazanye potage kugira ngo nijye ukoma nanga ariko baje potage. Hacu duhinga ibigori mani ariko nabonye ihundo ry'ikigori nawe ndasema tabote hano ni mu cyaro nzi none hibaze ko nta n'agasalade bari bashyize gusa nyine nari mbikumbuye.
Shacyaza ubona abonye ubimenyereye. umva nari mbikumbuye ubwo nabonaga ku buryo bwari byanagucanze. Reba njyewe urandenganya. Nta kintu mba nizi njyewe mba ndaho nyine utwo mbona ntubona biraho nyine tudashinze tudafashije niyo mpamvu yinjirije ahantu nka hariya rero mba numiwe. Ndimo ndagutembereza icyaro kugira ngo ubanze ukimenyere mbe nzakujyana i Kigali warasobanutse. Ahubwo wagira ngo twageze mu mujyi siko wagira ngo waraje icyaro narinzi wagira ngo nageze mu mujyi kandi ubu nitugere i Kigali noneho bizaba bimeze gute? Ubundi ibintu mba nkwigisha ko mba ndiye buterere diabyo uragira ngo uzatse by'i Kigali. Ako se maho ndagerageza ariko rero nyine hari ibintu mbwira byonyine nkareba ese ko ndebe ubikorera mu cyaro mba ndi kwibaza nibigera i Kigali noneho ukuntu bizaba bimeze. Nk'ibintu uba wambaye nk'ubu ya myenda nakugoreye wayisize he? Ibintu wambaye ukuntu bijabiriye ibipira iki udutambaro ubu ntabwo rero ukuntu mba meze neza ubu ntabwo buri kumbona. Bigama wowe cyaza uzabanza ungurire n'ibiryo nanjye ndebe ko basi nazana nayo matayi ubu nakambara kano kantu. Ahubwo ubundi kwibaza ubu munsi nakuguriye isaha uzamenya no kuyigaragaza reba ni kwikwe wajye wambara nk'abakobwa. Nyine umva nkubwire ma wowe ikintu cya mbere nakubwiye ugomba kubanza ukamfasha urumva muri ya musaza hari uko nagufasha abantu nagutembereje kaburimbo umaze kumenya kuyambuka. Umva ikintu uzabanza ukamfasha uriya musaza wanjye Isirabahenda aryo uramwibuka? Ndamwibuka. Ntabwo nyine ubu ubona tutumvikanamo neza ukuntu mba ndi kwibaza ubundi ko wanyemereye ko tuzajyana i Kigali ntabwo nzi ukuntu nzabacika. Wowe banza umenye ibintu by'abasirimu usirimuke neza nanjye nimbona usa neza ibindi nzabyikorera. Wowe ntuzagire ikibazo cyo kujya i Kigali gusa ahubwo wowe iteho ukuntu uzagenda i Kigali umeze usirimuke use neza umenye kwisiga akamye kapure nk'ukuntu usa. Nese kankubwire uzaza kunsabira uruhushya. Hoya wewe bantu usirimuka ibindi tuzabipanga nyuma. Urasa neza. Mbasi cyane nkawe. Ntabwo wamye kuri umushomeri. Aho umbwiye usiga ufite akazi. Umva ndaje ngwa kuri yose kabisa information ndaziguha niyo mpamvu naguhamagaye hano. Ubwo se bite? Ni byiza. Joa, umeze neza? Ufite byinshi byo kumbwira. Cyane kabisa tumaze turakumbura nyashize igihe. None se. Yego, amakuru. Ufite akazi. Sha nyine ni information yose naziguha niyo mpamvu nayo naguhamagaye hano. Urabizi ko umwe mu bantu nizera b'inshuti zanjye. Ko nabahigaga pe. Umva ahubwo urabizi ko twe nyine twarabanye mu bintu byinshi cyane. Rero ndishimye kongera kukubona hashize igihe kinini. Ndashaka guha amakuru rero. Ubu ngubu ndi umwe mu bantu bagiye guhagarara uruganda hano rucuruza imyenda. Chris uruganda. Urabeshya. Ntabwo mubeshya. Ntabwo mubeshya urabizi ko uri umuntu wanjye kuva na kera abantu b'inshuti yanjye akadasohoka. Ntabwo nagira amakuru ntabwo yameze mu nyine niherane sinyaguhe. Ikindi twatuma twese tutabona nyine nayo. Nizere ko ugiye kuma akazi muri abo ngabo nkayobora abakozi. Birumvikana. Ahubwo se uremba ko dukorana cyangwa? Akisuko nabyanga. Yagene urumva natekereje ko ushobora kuba wenda ufite ibindi bintu urimo cyangwa ufite akazi. Ndi umushomeri 100% ahubwo mbwira dutangirire 100%. Cyari wabonye ntabwo gihinduka. Yasha. Ukorana nyine ibintu by'ibivibes bitandukanye. Yabona ko ndishimye cyane. Oh sorry Joa ahubwo mbabarira navuze ibintu byinshi ndibagirwa. Bakwakiriza iki? Shasi ntagahiye banzanira agafaranga. Kuko byagenze bite? Ni inkuru ndende nzakubwira. Okay. It's okay. Server. Server wanjye segera. Server. Brother. C'est neza. Server. Wanyemekire mu nzu wanjye wanyemekire. Boss. Ushaka guha iki? Shaka fanta fiesta. Fiesta. Okay, konje cyangwa ishyushye? Kamoye. Okay, ihangane mu gihe gitegereje. Turabashe. Ngira rero. Amakuru ya cyana se. Shasi kiye ko bisibondisi. Kwishura baragafashe. Sha wapi nyine. Ariko mama. Ubundi singane. Sigira ikintu cyo gutuma usagurya. Cyose uri kubona se gute? Ni umunezero ashobora kuba ari umunezero nyine tu. Umunezero se oya. Ufite ifaranga. Asante. Muryoherwe. Boss, umunyerera ndahaga nta kibazo. Kandi bona tati. Merci. Katubimwere kuntu usa neza. Ewani. Ariko nukuri ndabona ari byiza niba ari byo koko cyangwa se ari umuntu wanagutije simbizi. Ntabwo niyumvisha ko ugiye kujya ku ishuri. Rasuma reka nkubwire. Sibyo?
basi wenda okay nari byumva ko nyine banije nyine uniform ubwo bagiye no kuneza n'ikigo sibyo byiza nzarengeho kuwa mbere kugeza kuwa gatanu gisatu no ku cyumweru nyine mbe ndi mu rugo turi byiza se kuko mbwiza ukuri sibyo utambeshye nk'umuntu nkunda nanjye nkukunda nyine ugiye kujya ku ishuri ku buryo mu rugo barabizi neza no n'ikigo wakibonye ugiye kujya ku ishuri ahubwo nuko nasize igikapu ngo nze mbanje musezera ariko mbere yuko musezera ntabwo uye nari cyo ndakubwiye mbere yuko musezera cyambere nami andus cyambere bomba yanjye wanyemereye ndetse gusubiza cya kabiri uzajya unjyana ku ishuri unjyane wenda uzanjyana mu gitondo nimugoroba nzajya nizana wabaye umwana ku buryo nzajya ubwo bishatse ko nzajya ncungana n'amasaha y'ubutaha ubwo muri make oya ubutaha wenda ugenda ibyo kwahera za neza iwanyu ariko nyine ku ishuri uzajya unjyana suma abandi umbwire nzankujyana ku ishuri twarabyumvikanye koko uzajyana ku ishuri uraze ko nzi ko hano tutari i Kigali nta kaburimbo zihari byibuze ngo imodoka gucunga ngo wenda ngo zirakugonga n'ubundi ubona ari muri ibihanda byanga mu cyaro nawe urabizi ubu kwijyana nibyo bizajya bikunanira uzajya unjyana none kucyumva ko oya wowe wigira ikibazo uzajya wijyana uzajya unjyana kandi nawe urabona akazi kaba kari hariya mu rugo umva nkugushyira bahenda wowe uramuzi umva nkugisha kandi gatekerezo jya utwambara uri mu rugo uje kundeba ushyireho akantu ubundi ntugera ku mujyi ugaragare neza uzi umusaza wanjye n'ubu wajya kubona ukabona dusanze hano ibaze rero asanze nambaye ako kantu uzi ibintu se yamworera ubuse njye ntabwo yaba abona ko nageze i Kigali nkasa neza erega nyine nicyo kintu ibaze ko ari namubwiye ko waje akambwira ngo yabonye warabaye indaya usuri indaya nanjye nibyo bintu abarimo kunkekera kwambara ibintu bimeze gutyo ntabwo bisaba ko warabaye indaya ibintu byose ni mu mutwe turi byo nakubwiraga urabona kwaje abazi yasanga ibaze yasanga nambaye ka kantu uraho so wasuje undi mwana Doroka ni weho uraho buretse weho simpora mbikubwira reba none nanjye wabanteje atangiye kumbwira ngo uratega amaboko ngo nanjye nakire reba ye ntabwo bufite reba ino minwa afite ukuntu imeze urebe mu maso he urebe utuntu yambaye uno muntu umukozeho urabona atahita guhindura ngibi ntabirenze abanyamujyi gutya bambara ubundi se nkubaze ko kare wahoze uri mu rugo nyuma y'iminota 2 nkahita nkubura imirimo yose yikozwe shamba ngubwire nyine bro hari ahantu twari twajyanye numva nyine noyo nuwa yantembereje nyine nuwa ntabwo nyikubwiye wavuye i Kigali ubi Kigali so ubona se kanabisa umva ngubwire yari yanjyanye ahantu kwari ibintu biryoshye ende Mahoro yitwa Mahoro ntabwo umwibuka twari ibintu biryoshye n'utungu turi kuvuga ngo kuba twambaye niko abanyamujyi biba bimeze ahubwo nyine nanjye ejo bundi nyine numva nayamaye nk'akajipo ntuzagire nyine ikibazo sibyo Jo iyo nagwamagaye hano kubera impamvu urabizi nifuzaga nyine kugira inkuru nziza yuko nshaka ko nyine gusangiza akazi urabizi nabaye manager nyine uko nabikubwiye ntabwo numvishe neza Iyo nashaka ko dusanye nyine numva ngo ndashaka gusharinga akazi nyine nabonye ngiye nabaye manager wa company ariko ikundi cyakora online ariko ifite n'amasoko nyine atandukanye hirya no hino iwacu mu Rwanda ukuvuga ngo ikintu ngiye nifuza ko twakorana ndabizi ko n'umukozi mwiza uranyemerera ko dukorana mbere ya byose mva aya makuru maye ni meza cyane akazi rwose ni très ndagakora ahubwo bikorwa bite Okay, wenda ntabwo ndi buguha amakuru menshi cyane ariko icy'ingenzi ni uko unyemereye ntabwo nari ndafata decision ariko nzi ko uko uri kose dushobora gutangirana nka next week ndahari count on me amin urakoze cyane nibyo nashakaga ubundi urabizi ko umuntu wanjye
wundi rwose kareka ubusubu ko ntajya nkwerekeza ubusubu umuntu wajya tubona buri munsi yagorana. Ko nyine nawe jya umbwira buri gitondo njye nzaho ngo tujyane ku ishuri. urumva niyo utakunda. None se nyine njye ibyo ndabyumva bishatse kuba ni ukuvuga ko nta kintu nkora se ku buryo ndagukunda ariko se kujya nza mu gitondo ngo tujyane ku ishuri nkaho njye se ndaba ngiye ku ishuri. Ndetse kumwe ko uzajya uzanye nzajya nza kukureba iwanyu. uze kundeba mu rugo mujyane ku ishuri. Ayo munsi rero waje no kunsetsa tujye tujyana ku ishuri. Kandi urumva bisekeje. Nuko nyine uri gutera joke ubundi ari urumva ndi gukina. Ari byo rwose waba ushaka ntabwo gutuma ndi gukina ndi seriye. Njyana ku cyangwa ubundi kandi nabishima. Ibi bintu ubundi kuki byo kumerekeza wumva nk'ujeniye ku buryo utangenda inyuma uba wumva nyine turi kumwe abantu bakubona uko utari babona uri kumwe n'umwana w'ikinyendaro umwana udasa nk'abantu uri kumwe n'ikintu kitagaragara ku buryo nyine nkubwira ngo uzajya umujyana ku ishuri ukumva nyine ninuza ni nko kubwira inuze imbwa ngo dore urukwavu.